priority ikaba kwitukuza, ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo, bakaba icyatsi kibisi, bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya. Abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu. Kandi biri dangerous, biri unhealthy. Njya mbisoma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye. Ugasanga nibyo barimo ukagira ngo wenda. Let me tell you, si byonge byose mana we umva. So like Elsa koko akunda Kid, but Kid ntago akunda Elsa. Nta na rimwe Kid ngo yari claiming Elsa ngo avuge ngo this is my girl. Ni yagiye kurya abo bana bandi arababwira ngo Elsa ni unyikururaho nyine, like ntago ajya mwemera habe na gatoya, kandi Elsa aramukunda. So rero Kid arya Elsa, he sleeps with Megan, he sleeps with Liliane. Abo bakobwa uko ari batatu bose aryamana nabo, noneho niyo bagiye hanze abajyanana. No, uzi the sad part, they all know. Uri kumva? They all know ko Kid bose abaryo uko ari batatu, they are okay with it, barabyakiriye. Elsa is okay. Like Elsa yabaye so submissive kuri Kid, hahandi she's okay kuba bizi ko bari abakobwa babiri arabarya kandi bose turagendana, ariko Kid yishimye. Uri kumva the level of mental, sinzi ukuntu nayita. Umva ibya Kid ni byinshi, oya ahubwo hari ibyo bashaka kumbwangira ubwoba bwo kubyumva. Umva that is too much information, ariko still ndi bubyumve. Ngiye nkundi nkuru biteye ubwoba, ndi bubyumve. Ubu ngumbwiye umuntu ni byose banzu nshakire proof neza, ibindi byo biteye ubwoba. That man is a monster, he's a monster. Ibaze mana we, umva he sold girls. Mbega ni byinshi, ariko ibya Elsa byo umva Kid nta namwe yari yicara ngo avuge ngo ngiyewe nkundana na Elsa ngo bimuve mu kanwa. No, it's Elsa akunda Kid. Kid aryamana na Megan, aryamana na Liliane, aryamana n'uwo mukobwa witwa Hope. Ntabwo ngiye muzi uwo ari we. Hope niwe urimo kubivuga. Urumva, Hope niwe urimo gutanga nk'uriya musore navugaga, umugabo nabonye uri muri kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigera amategeko akira, ntikigera abagikurikirana. Ariko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho gahuza abakobwa akabashukisha utuntu, akaba mbere yuko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha. Abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga, bakaba babyirinda, bakaba bagira n'uwo babibwira. Nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused, havuyemo umuntu umwe waranga. Ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona. Ariko ibyo bijyanye no mu kazi, no muri za minisiteri, no muri institutions zisanzwe zacu, harimo nacyo ikintu kiri aho kizamura abantu mu ntera, kubera ko umuntu yabanje uri ku rugamba, uba uri ku rugamba, ucisha amashyi ugategura, ugahangana, ukamenya uko bigenza. Umuntu wiyubaha, umuntu umenya icyo ashaka, wamenya
no kugiharanira bashaka no kugiharanira banyuze ibintu mu buryo kuko u Rwanda wowe nanjye dufite icyo turi cyo tutagomba kuvaho kubana tukabana ukanyumva nkakumva wankorera wangirira neza nkakugirira neza ibyo se hari ikibazo kirimo ariko umuntu gushaka kukugira igikoresho cye cyangwa inyungu ye erega wowe ukaviramo aho ukabyemera ntabwo ari RPF nta nubwo ari u Rwanda ubundi abanyarwanda nzi ko ibyo mvuga ariko bakwiye kuba bameze ariko bameze ubundi abanyarwanda baharanira kwigira bashaka kwigira bikaba bike byiza bike byabo hanyuma intambara ikaba kubyongera kubitubura kugira ngo tugire byinshi byiza ntibikomeze ari bike byiza bikaba byinshi byiza. Sometimes there are certain things about us, about our history, about the core of who we are, that no amount of intimidation can work here. And I really hope that even when I'm not there, that these other good Rwandans will stand up to this kind of challenge we face every day. Cyumweru cyiza. uri uwacu uri byose byacu turagukunda turagukunda